bamwe bakibaza bati se perezida mu gihugu cye harimo intambara, abaturage barimo barapfa, abandi barimo barahunga, ibikorwa remezo birimo birangirika, abasirikare barimo barakubitwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse kandi ari nako bagwa mu mirwano. None perezida yikorera uruzinduko. Ibi ngibi wabisobanura gute nk'umusesenguzi kuba perezida akora uruzinduko nk'uru nguru kandi igihugu kiri mu ntambara? Ariko je nakubwiye ko yitera, nta muntu umutera. Nta muntu umutera. Kuko niba atitera ze, wowe niba uri perezida wa nyawe uyoboye igihugu ukwiriye kubufata urugendo iterambere ugiye kurizana urarizanira abandi kandi abantu bari mu ntambara. Mbese ibyo ushaka gukora byose udushyashya ugiye gukopera handi ngo tuzane mu gihugu cyawe, turaza kuba dukora iki kandi abantu bari mu ntambara? Ahubwo wowe ubwawe kubera ko wamenyereye kwikorera amadiro yawe, ushaka ibyawe ku inyungu zawe ku giti cyawe, abantu bataye mu ntambara. Uravuze uti ibintu by'amadiru. None kimwe mu gitangazamakuru cyo muri Kongo cyashimangiye yuko ngo ikintu cyatwaye Antoine Tshisekedi Tshilombo cyatwaye perezida wa Kongo mu gihugu cya Katari, ngo nubundi ari ukunoza cyangwa ukwagura ubufatanye mu bijyanye n'ubukungu. Mu bijyanye no kwagura ubukungu, ukibaza uti ubwo bukungu ashaka kwagura bari muri biriya bibazo nube bukungu. Ntabwo byashingiye kuri bya bintu yewe nibyo nagarutseho nkubwira ngo niba uyu mu perezida ayoboye Kongo koko nibyo ni perezida, ariko se koko birakwiriye ko izi ngendo zikenewe kandi wafite ibibazo? Ntabwo bikwiriye. Akwiriye kuba ahubwo avuga ati nyamuneka, akavuga ati muntabare, muze mungire inama, ibintu bimeze gutya na gutya, ariko ufasha abantu barimo barapfa, abantu baricwa umunsi ku wundi, urangije wuri indege uragiye, n'abacancuro b'amayisikoti yawe uragiye, n'abene gihugu urabataye ngo ugiye muri diro ngo n'ubukungu, ngo ikintu urimo gukora niki? Perezida witera abaho? Usibye wa Kongo niwe mbona. Gusa ikinyamakuru cyanavuze yuko ngo harimo n'iby'umutekano bagomba kuganira. Ese bwana musesenguzi, twitega yuko Katari dushobora kubona igize uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara ya Kongo? Nta ruhare kuko Katari ikintu ikora, Katari ijya ahantu hari amafaranga. Ariko Kongo hariyo amafaranga, hariyo amazahabu, izaza mu rwego rwo kwishakira zahabu, ntabwo izazana ingabo zayo muri Kongo ngo ije kurinda umutekano wa perezida wa Kongo cyangwa se kurinda ngo ubwicanyi burimo hariya. Iraza abaha ikirombe n'iki byose kubera ko baganiriye ku by'ubukungu batera imbere n'ibyo. None bwana musesenguzi, ubwo se tuvuga Tshisekedi baramutse kuba bamuhaye nk'amafaranga cyangwa bakamuha nk'ibikoresho bya gisirikare, nibyamworohera muri iyi ntambara ari ku Rwanda na M23? Ahubwo ikibazo ibyo bikoresho bari bumuhe birakoreshwa nande? Afite abasirikare, afite Sadek. Sadek arimo abasirikare b'abahanga, ariko ntago ari abasirikare b'abene gihugu. Yego, ariko bagiye gushaka amarongo. Ariko bakoresha bimwe mu bitwaro. Ubundi se bakora iki? Bakora iki muri Kongo? Ubu tuvugana kuki abantu bapfa kandi Sadek iri muri Kongo, n'ukubera iki? Ubu tuvugana Sadek benshi muri bo bari mu mujyi wa Goma ndetse abandi bari mu mujyi wa Sake, akaba ari nayo ntandaro ikomeye cyane ituma M23 itinjira aho hantu habiri nkubwiye, yaba mu mujyi wa Goma ndetse na Sake. Bivuze iki? Bivuze yuko byakaga byakunda ibyo bitwaro bashaka kumuhereza bishaka kuba byakoreshwa n'abo basirikare. Omura n'ubundi Sadek ntago rwana, ahubwo M23 nifatire ahubwo na Goma iyikubita ivanemo, kuko bari yabo ntibarwana, nukwishakira ubutunzi gusa. Muboneza urabona M23 ishobora kwinjira mu mujyi wa Goma ku buryo bworoshye? Ibishatse birashoboka cyane, kuko bara Sadek zirarwana. Irwana he? Yabirwana abantu bakirirwa bapfa. Tekereza niba abantu bafite ubushobozi bwo guhagarika ibintu, uyu munsi wa none bakaba abantu barimo gupfa, naho bari bahagaze bafite ibirindiro abantu bagakomeza kwicwa. Ahubwo M23 ibafatira ni hakiri kare, nabi bakubite ahubwo ibavane mu nzira, ahubwo bavuga ati ndabona ha hantu twaje kurinda, ndabona ba bantu bakaze, kuko bari abo bikuriramo akabo karenge bakigendera, kuko ubutunzi nibwo baba baje gushaka. Icyambere nuko basinya kontra yuko wabinjijiwe, ariko ibyo batwara ni byinshi. Rero M23 ishatse abafatirana rwose, iriya niyo nzira yoroshye yo kugira ngo ibakubite. M23 mu mboni zawe ubona ifite ibikoresho bishobora guhangamura Sadek? Erega ahigeze yego, ahigeze ni imbaraga zayo. Buriya hari ikintu kimwe nigeze kubona, aragakuru kamwe nigeze gusoma, na abasirikare b'Abanyamerika bari muri ba basirikare batandatu bakoze misiyo yo kwica Osama bin Laden. Yego, nakurikiranye ikiganiro uburyo bari abantu batozwa, ntago ari abantu benshi,
ni abantu bake cyane. Bari abasirikare bakubwira yuko batojwe imyaka 2 n'igice, ariko noneho bakababwira yuko gukorera hamwe, urumva, ariyo ntsinzi ya nyayo. Kandi ikindi bababwira neza yuko gushaka kwabo ari nako gushobora. Yego. Bagomba kumenya igihugu cyabo, bagomba kurinda igihugu cyabo, bakamenya umwanzi bafite, ari nayo mpamvu batumwe kuri misiyo ijya guhiga iki kihebe. Bahawe misiyo igera ku minota 40. Mbere yuko iminota 40 kugira ngo wemere neza yuko abantu bari bahuje umutima, ntago ari uko bari bajyanye ibitwaro bya kirimbuzi ngo bagiye gushaka Osama bin Laden cyangwa bagiye kugira gute, bagiye bafite intsinzi yabo yuko bahurije umutima umwe w'igihugu cyabo cyabahaye misiyo. M23 rero nayo ubwayo kuba bashobora kuba bakuramo hariya, ntago ari ukuvuga ngo nuko bafite imbunda nyinshi cyangwa ngo ibitwaro byinshi, umutima umwe bafite wonyine ubwawo, no kuba bafite icyo barwanira, no kuba bafite icyo bashaka, no kuba bashaka kurinda bwabo sugire bwabo, nicyo gishobora gutuma nayo bayivanamo. None ubwo abanyekongo bakora iki kubona yuko inzego zikomeye hari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ba Patrick Muyaya, niwe wize wenyine, kubona yuko byo bose baza bunga murye, nyine niwe wize wenyine. Reka tuvuge iki ngiki, yarababeshye. First of all, yarababeshye, ajya kwiyamamaza yarababeshye. Ariko je simbona ko yababeshye, ahubwo politiki niko ikora kugira ngo atorwe. ngo politiki ni ikinyoma. Ni ikinyoma. Oya, hari politiki nziza ibaho, ntago politiki zose ari ibinyoma. Hari politiki nziza y'ukuri. Ariko politiki ya Kongo yahaye abanyekongo ni ikinyoma. Kuko iyo ataza kubaha ikinyoma, ubu bakagombye kuba bavuga bati turaha tumeze neza, abantu ni imigenderaniro n'iki, ibintu bimeze neza, abantu bararyoshye, akagaragaza yuko hari ikintu yakoze. Ariko ubu ngubu turimo tuvugana, niba uri umunyarwanda utashobora kujya muri Kongo, warenga Goma. Ubwo kugira ngo uzajye muri Kongo ni ugutega indege ukazagera i Kinshasa, niho hantu wemerewe kugera kubera ko uzaba uri umudiplomate. Ariko kubera ko yenda nk'ubu ushobora kubyuka ukavuga uti reka njye hano muri Uganda, wajyayo nta kibazo ukongera ukagaruka. Ariko muri Kongo kujyayo ubuvuga uti ndagiye ariko simbizi niba nzagaruka. Ibyo rero ntago ari byo yakagombye kuba yaraharaniye. Yakagombye kuba yaraharaniye kumva yuko agiye kunga abantu, agiye kubaha ubumwe, bagasenyera umugozi umwe, igihugu kikagendera ku murongo umwe, abantu bagatera imbere. Naho bundi impamvu we azahora abakongomane bazahora babibona gutyo, bazahora babona yuko ari ibintu bihora byisubiramo gutyo gusa. Ariko kubera ko M23 yashyize ijisho kuri uriya mugabo ikavuga iti uyu mugabo ibintu arimo akora ni isena arimo dukina, isena yadukinnye, bo barabivumbura bikuriramo akabo karenge, baravuga bati nitudahagarara hano tuzapfira hano gushira cyane. Ari nayo mpamvu nkeka ko bafashe umwanzuro iya mbere yo kugira ngo babashe kurinda ubutaka bwabo. Bwana musesenguzi, uwo bita Bertrand Bisimwa, uwo ni perezida wa M23, ejo bundi yaravuze uti rwose ubwo yaganiraga n'umunyamakuru ukomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika, uti turacyiteguye yuko twajya mu nzira y'ibiganiro na Antoine Kisekedi Chirombo. Uwo ni perezida wa M23 wavuze utyo, ariko ukibaza uti se M23 mu by'ukuri yagerageje uburyo bwose bushobora kugira ngo igoragoze FARDC cyangwa igoragoze leta ya Kinshasa, ariko leta ya Kinshasa ukabona yuko ikomeje kuba ikibazo ku buryo bukomeye cyane. Erega bura perezida kubera yibera Kinshasa, nkeka ko nibindi biturage byo ahandi hantu ntagazi iyo biva niyo bijya cyane. Abona yibereye hariya gusa, akabona afite ababodyguard biwe, akabona afite iki, urumva ntagazi hariya hasi ngo bimeze bite. Wa ari hejuru ariko hasi ntagazi uko bimeze. Rega Kongo ni nini, kuba ari nini se bivuze iki? Ubuse za Nigeria ntago ari nini? Yego ni nini cyane pe. Tanzania ntago ari nini? Yego izo za Sudani ntago ari nini? None se kuki bafite umurongo ngenderwa? Dufata urugero ku baturanyi bacu ba Tanzania. Tanzania se hanini? Kuki bafite umurongo ngenderwaho? Kuki bawufite? Niba wararebye neza ukareba perezida wabo amaze Magufuli amaze gupfa, uriya mugore akamusimbura, kuki yamusimbuye ntabe imyigaragambyo cyangwa ntabe intambara? Abene gihugu bagashyira hamwe bakavuga bati niko itegeko ryacu ryubatse,
niko rigomba gukorwa. Kuki byafashe umurongo ntibigire akaduruvayo biteza? Nukubereye mama nuko bifite umurongo byahawe. Rero uriya nawe yagiye ku buyobozi aho kugira ngo ahubwo yagiye yashonje. Ashobora kuba yagiye hashonje, ariko se ko tubona afite igifu kinini yahembutse, afite amatama. Inzoka se hari ahantu hari umuntu utazirwara? Nago kurwara inzoka ni ibintu bisanzwe. We yagiyeyo mu bwonko bwarashonje, yagiyemo no mu mufuka we ashonje. Yego, nkeka ko ariyo mpamvu uyu munsi wa none ibintu birimo bigenda bimunanira, ubona birakajagari, ubona byakomeje kunanirana. Buri munsi ugasanga ahora mu ntambara. Gusobanura ikintu cyatumye ajya muri Kongo kuba umuyobozi nibyo bintu byamunaniye. Yego, ariko ubundi bavuga yuko ngo yicurizaga amapiza muri aho ngaho mu Bubiligi. Ubundi se umuntu wacuruzaga pizza ubundi ubwo urumva yayobora abantu ate? Ariho nyine kubera ko yacuruzaga pizza bamugiriye icyizere kwa. Ariko kumugirira icyizere se niba wacuruzaga pizza yanga tuvuge niba uvuye kuri suri, niba uvuye ku mukuru w'umudugudu cyangwa se ukaba wari executive w'akagari, perezida akakugirira amahirwe akakubwira ngo reka dufate urugero, akakubwira ngo ubayemeye, uba wumva ibyishimo ufite ukuntu bingana? Sibyo? Si ibyishimo byinshi ugize kubera ko wagiriwe icyizere, ubaye meya, umaze kuba meya urangije utengushya bagushyize ku buyobozi. Uyu rero nawe baravuze bati dufite umukongomani yarumbiye abanyekongo, yatetse yararaha mu Bubiligi, yatekaga ibi nibi, ariko noneho tumugize uyu nguyu hari icyo yadufasha nk'umuntu w'inararibonye. Bo bamubonaga nk'umuntu w'umuhanga w'umumaro, bamubaraga nk'umuntu w'inararibonye, ariko ubu yararinyoye ntago yaribonye. None bwana musesenguzi, dusa nkaho tunasoza, Kisekedi mu by'ukuri urabona yuko yigize udashaka kumva. Mu busesenguzi bwawe urabona iyi ntambara kugira ngo izahagarare ku butaka bwa Kongo, niki kizaba kugira ngo iyi ntambara ihagarare? Ntago iyi ntambara ishobora guhagarara, izakomeza paka mirere na mirere. Ntago ishobora guhagarara kubera yuko we ubwa mbere aho urwaho abazungu azi ko atunze ibintu byinshi iwe, kandi abazungu azi ko babikeneye. Abaha uburenganzira rero bakaza kwinjiramo hariya bitwaje abo ngabo ngo baje gutabara niki. Ntago baza gutabara abantu barimo gupfa, ahubwo baza kwisahurira ibyo bakeneye gusahura. Niyo mpamvu intambara itazahora yarangira, ahubwo kubera yuko abene igihugu bo barabibona bakavuga bati nubundi se abazana baza baje guhagarika ubwicanyi, ariko nubundi ubwicanyi bugakomeza bukaba. Bivuze ngo rero ntago ari byo biba byabazanye, baba baje kugira ngo bisahurire, ntago baba baje kubungabunga uburenganzira bw'ikiremwa muntu hariya muri Kongo. None M23 mu gihe yabiramutse ifashe mu by'ukuri nk'uko nari nabigarutseho intara ya Kivu y'Amajyaruguru yose, nabwo intambara yakomeza, M23 igakomeza kugabwaho ibitero bavuye Kinshasa. Noneho biriya byo kuva Kinshasa se, buriya rero reka mbanze nkubwire, hari ukuntu bajya bavuga ngo buriya nushaka kwirukankana umugabo uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma. Uriya mugabo Faridese yarabanjira birukankana, M23 iraceceka, iryama ahantu iratuza, ibereka ko ibintu byahagaze. Biba nka bya bindi ngo ushaka gusimbuka neza usubira inyuma, kuko ntago ushobora gusimbuka uhagaze aho ngaho ngo usimbuke muri metero 2, ntago bishoboka. Kugira ngo uzazisimbuke nuko ubanza gusubira inyuma. Bo rero baribeshye M23 kubera ko babonye imbaraga zari zije, iravuga iti hano hantu reka dushyiremo ikiruhuko, tubanze dusubira inyuma, tworoganiza urugamba neza, nitumara kurushyira ku murongo noneho tugarukane imbaraga. Nkeka ko ari nayo mpamvu uyu munsi wa none ifite imbaraga. Niyo systeme bakoresheje, ariko systeme yabo barimo niyo guhagarara ku butaka bwabo, bagahagarara ku rurimi rwabo, bagahagarara ku muco wabo. Nta kindi kintu numva bari abantu barwanira, ntago barwanira kugira ngo bazajye kuba perezida cyangwa niki. Bo icyo barimo kwanga ni umuntu uza kubabangamira kuri ubwo butaka bwabo, cyangwa se umuntu ushobora kumva yuko aza kubica abaziza ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni nkeka ko ari yo mpamvu babihagazeho n'uyu munsi wa none bakibirinda. Subscribe to this channel.